ya madamu Baritazari, ariko madamu Baritazari buriya ntabwo ari baramubeshyera. Twabwirwa n'iki ko bamubeshyera? Hari ugeze ubona kandi bari kwangwa video y'hanze ngavuga ati buriya nanjye yanavuye arabiye amahubwo anababwira yuko bagomba kumurekera umugabo n'umuryango we kuri ari ibintu bya politiki. Yavuye aravuga ati ngewe umugabo wanjye nkundi Baritazari ari kumuharabika, ni umugabo w'imfura ukunda umuryango we kandi nta mugabo n'umwe utageragezwa. Ati bariya abagore bose mureba batumwe n'abagabo babo kugira ngo umugabo wanjye amukubite hasi kubera ibyaha bakurikiranagaho byo kunyereza umutungo w'igihugu. Ati rero biri ati kandi nawe yari umuhanga kuko yari abizi, niyo mpamvu yabafataga amashusho atejo bundi batazamubeshyera. Ati ikimenyimenyi mureba abagore mwe baravuga yuko Baritazari nta na kimwe aribo bamwijyaniraga. Ati rero umugabo wanjye rwose ni impamvu za politike n'abakomeza gusakuza nibandekera umugabo, umuryango wacu bawuha amahoro bave ku mugabo. turatunga y'amahubwo ibibazo bya madamu Baritazari, ariko madamu Baritazari buriya ntabwo ari baramubeshyera. Twabwirwa n'iki ko bamubeshyera? Hari ugeze ubona kandi bari kwangwa video y'hanze ngavuga ati buriya nanjye yanavuye arabiye amahubwo anababwira yuko bagomba kumurekera umugabo n'umuryango we kuri ari ibintu bya politiki. Yavuye aravuga ati ngewe umugabo wanjye nkundi Baritazari ari kumuharabika, ni umugabo w'imfura ukunda umuryango we kandi nta mugabo n'umwe utageragezwa. Ati bariya abagore bose mureba batumwe n'abagabo babo kugira ngo umugabo wanjye amukubite hasi kubera ibyaha bakurikiranagaho byo kunyereza umutungo w'igihugu. Ati rero biri ati kandi nawe yari umuhanga kuko yari abizi, niyo mpamvu yabafataga amashusho atejo bundi batazamubeshyera. Ati ikimenyimenyi mureba abagore mwe baravuga yuko Baritazari nta na kimwe aribo bamwijyaniraga. Ati rero umugabo wanjye rwose ni impamvu za politike n'abakomeza gusakuza nibandekera umugabo, umuryango wacu bawuha amahoro bave ku mugabo. Ati kandi nizeye yuko bazamubaza ibindi batazamubaza bariya abagore bishinze. Iryo ni ryo jambo umugore Baritazari yatangaje, avuga yuko we yiyamye n'abantu ngo nabira bintu kugira ngo bijye hanze byakozwe n'inzego z'ubutegetsi kugira ngo bandagaze umugabo we. ari kuvuga ibyo atazi. Ariko rero ibyo avuga we aravuga nk'umugore we, avuga ati ngewe umugabo wanjye ndamuzi, ni umugabo ugira urukundo, ni umugabo waga hafi y'umuryango we, ni umugabo wakundaga famiye ye. Ati rero ibyabaye ni ingaruka ziri politike kubera akazi yari ashinzwe. Ati iki gihugu ni tutakizi ko kirimo ruswa. Ati biriya byose ababikoze barazwi, ni ukubera uburyo arababangamiye n'ubusambo bwabo kandi byose abikoraga mu neza y'abene gihugu. Agize Imana bamufasha atarasimbuka inzu gavunika. Akwagira kuvuga wese nasimbuka gavunika bakamukuraho ngo yavunitse zabihakana ko atari. Ngenda kubwira ko ibyo nkubwiye ibyo babeshya, nkubwiye ibyo umugore wa Baritazari yatangaje ikinyamakuru kimwe, ndumva ari icyo muri Senegal. Buriya urumva ababwira uko niko kuri ku umugore wa Baritazari, nuko Baritazari ashobora kuba afite uburoza ruga bari abantu, we nawe yaramuhubitse. Umugore we yaravuze rwose ati mu by'ukuri ibyo Baritazari azira nizere ko batazazana biriya by'abari abagore kuko n'ubundi babikoze ku bushake, baramushakishaga. Ati n'ikimenyimenyi murebe nta bagore b'abantu bakomeye gusa. Kandi koko wabireba ari amafoto kugira ngo agaragare nkuko procureur yatanze mandat de perquisition yo kujya kumusaka ntarebamo akabonamo umugore we Baritazari kumuha service nshimisha mubiri. Noho byaheri yarebamo akabona n'abandi kumufata kumubika uwa polisi nawe harimo service. Ati ibyo ni ibintu biri politike bari abantu barabamutumye. Reka twikomereza ariko ukibazamo uwa murumuna we, uwa onkere we, ukibazamo uwa pasiteri we, nabyo bikaba ibindi bibazo. Ariko reka tuveyo. Ariko rero nuko bivuga utyo video y'umugore wa Baritazari nawe bayikuye muri zira gahunda za Baritazari. Urumva rero ko ni dayimoni wabase famiye ya Baritazari. Yes. Ariko hariya ngo ni ibintu bisanzwe cyane ku bakozi ba leta guhindura ibiro bya leta akajagari. Angira ngo nk'uko mubizi hari amakuru amaze igihe asakara ku mbuga nkoranyambaga cyane. Iyo ufunguye application ya Google cyangwa se ya YouTube muri telefone yawe, amakuru ya mbere cyangwa se amashusho ya mbere abanza kuza imbere yawe na y'uyu mugabo uri kubona kuri screen yawe,
nubwo twamupfutse mu maso ariko ngira ngo muramuzi, yitwa Balthazar wo muri Guinea Equatorial. Ngira ngo mumaze iminsi mwumva ko amakuru amuvugaho atari meza, nubwo uyu mugabo ari umunyacyubahiro, ariko ibihe bikomeje kumubera bibi. Ariko nanone mu gihe yanyuze mu bihe byiza, iki gihe yaragezemo ni icyo kugira ngo ibihe byiza yanyuzemo nanone byongere bimugarukire bibe bibi. Nk'uko mumaze igihe mubyumva, ngira ngo mwumvishe ko uyu mugabo yasambanyije abagore barenga 400, kandi bose akagenda bafata amavideo cyangwa se amashusho, bakaba barayasanze ubwo bamutaga muri yombi nyine, bakaba barayasanze muri telefone ye. Ariko nanone ikindi kintu gihari ni uko aba bagore bombi uko barenga 400 bagiye bose babwirana, bagatumanaho ati hariya kwa runaka hariyo imari ishyushye, bagatumanaho nyine ko urumva uyu Balthazar yabaye icyamamare ku isi yose, ko ibintu yakoze nta wundi mugabo wigeze wese kano gahigo. Niyo mpamvu aba bagore nyine bagendaga batumanaho bakavuga ati kwa runaka hari imari ishyushye. Uko batumanaho rero Balthazar nawe agakora ibishoboka byose ngo abashe gushimisha bano bagore. Ariko ikindi kintu kiriho kiri no gutungurana ni uko bano bagore uko ari 400 cyangwa se banarengaho, bose bari gutakamba bavuga ati mufungure Balthazar, mumusubize mu buzima busanzwe, kuko twese nta n'umwe yigeze ahohotera, kuko nitwe twijyanagayo, kuko ibyo yadukoreraga byose nta na kimwe yigeze adukorera nabi ngo tube ku buryo twaba twamurakarira ngo dutume bamufunga agume muri gereza. Mu by'ukuri aba bagore bakomeje gutakamba, ni nk'imyigaragambyo bakoze bavuga ko bakeneye ko Balthazar yagaruka mu buzima bwabo, akongera akabakorera n'ubundi nk'ibyo yabakoreraga mbere. Mu by'ukuri ni ibintu bitigeze bishimisha bano bagore kumva ngo Balthazar bamutaye muri yombi, kuko nyine ibintu yabakoreraga byari bishimishije. Ariko nanone muri iki gihugu cya Guinea Equatorial umuntu basangaga afite amashusho y'uyu mugabo cyangwa se amafoto ye muri telefone ye, bamuhanaga bikomeye cyane, ndetse akaba yanatabwa muri yombi bitewe n'uko uyu mugabo ndetse n'abantu bari kugerageza kumukoresha ku mbuga nkoranyambaga henshi cyane. Urubuga rwa Google ntabwo ruri kubyemera bitewe n'uko iyi shusho iri gusakara ahantu henshi cyane, amafoto y'uyu mugabo ari gusakara ahantu henshi cyane. Niyo mpamvu umuntu wo muri icyo gihugu bari gusangana ayo mashusho muri telefone ye cyangwa se isura y'uyu mugabo, bari kumuhana bikomeye cyane, ndetse akaba yanatabwa muri yombi. Gusa nanone ariko nubwo ibi ngibi byabaye, byagiye biba mu byiciro bigiye bitandukanye, dore ko hari umumama uherutse kujya ku itangazamakuru ari kuvuga ibyabaye, ibyo bakoze we na Balthazar, ndetse yanga ko amazina ye ashobora kuba yajya hanze cyangwa se ngo amashusho ye asakare ku mbuga nkoranyambaga. Yanze ko mu by'ukuri nyine imyirondoro ijya hanze ngo hatazagira umenya uwo ari we. Ariko ikinyamakuru cyo muri Guinea Equatorial cyaramusuye, abasha kukiganiriza, baganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Agenda abwira icyo kinyamakuru ko ibyo Balthazar yamukoreye byari bishimishije, ari nayo mpamvu ari we wabanjirije abandi, akajya agenda ajya no kubashakisha inshuti ze, nyine akajya ajya gushakisha inshuti ze azibwira ko hari ahantu ibintu bimeze neza. Mu by'ukuri nyine abantu bari bafite ngo ikibazo nk'icyo yari afite, ni ukuvuga ko Balthazar uwo munsi yabashije kumushimisha ku rwego rushimishije, nawe nyine akumva aranyuzwe. Ariyo mpamvu yagerageje kujya gushakisha bagenzi be bandi ngo abereke ahantu hari imari ishyushye. Uyu mumama akaba yarabwiye ikinyamakuru mu magambo ye agira ati Balthazar yarampamagaye ngo ninjire mu biro bye. Ninjiye mu biro bye nsanga yambaye agapantaro gatoya hasi, mbona afite ubugabo bunini cyane. Nanjye niko guhita nshaka kumenya ibintu yaba afite muri iyo kapantaro, muri ako gapantaro ke. Ubundi niko kumbwira ngo tujye kuryama. Nanjye sinazuyaje, nahise mbyemera kuko nyine nabonaga afite imari ishyushye, kandi mu by'ukuri icyo gihe nanjye narabishakaga, ariko ntiyigeze amfata ku ngufu. Nk'uko uri kubyumva rero, ngira ngo urumva ko uyu mugore ibi ngibi bikimara kuba iki kiganiro nyine yakoze n'igitangazamakuru cy'aho ngaho muri Guinea Equatorial,
ikiganiro kikimara kuba yahise avuga ko adashaka ko amajwi yajya hanze cyangwa se amashusho ye cyangwa se amazina ye, avuga ko bari buze ibyo yavuze bari buze kubikoramo umwandiko, ahubwo akaba aribo batangaza kuri icyo gitangazamakuru. Niba ukurikiye kino kiganiro ukakigeza kuri uyu munota, Imana iguha umugisha, nkushishikariza kujya ujya gusenga kandi ukarabura mugenzi wawe nk'uko aba bagore bagiye barabura bagenzi babo ngo bajye gukora ibyaha n'uyu mugabo cyangwa se bagiye guca inyuma abagabo babo. Wowe wakabaye urabura mugenzi wawe mukajyana gusenga mu by'ukuri kugira ngo Imana ikomeze ibaho umugisha, niba ibintu by'ibyaha bibaho bikazarangira mu by'ukuri. Ndagushimiye cyane rero, njyewe nitwa Hirwa Kennedy, Imana iguha umugisha, tuzabane mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Rero ndagusaba ngo ukande subscribe, ukande like, utange igitekerezo muri comment, tuzabane ubutaha. Murakoze cyane.